Mw'abantu mwe biteye ubwoba ndetse biteye n'agahinda kandi biranatangaje. Ku munsi w'ejo itariki 15 ubwo amashuri yatangiraga, abana bari ku ishuri babona ingwe irinjiye. Ese byagenze bite? Bana nanjye muri iyi nkuru nkubwire iyi ngwe ukuntu yaje, aho yaturutse ndetse nuko byaje kugenda nyuma yaho. Iyi channel ni Inkuru Yabo TV. Kora subscribe kugira ngo ntuzongere kubura inkuru n'izi zitangaje. Hari ku itariki 15 amashuri y'abana atangiye, nuko ubwo muri icyo gitondo nyine ku itariki 15 nk'uko bigomba kugenda, abana bose baje ku ishuri, bose bari ku murongo ku isaha y'isaa 2 za mu gitondo, bari ku murongo. Umuyobozi w'ikigo cy'amashuri ari kubaha amabwiriza agenga ikigo, ari kwakira n'abana bashasha bari kubaha ikaze. Ubwo bose bari ku murongo ndetse n'abarimu babo ntabwo bari bakaje kuko hari ku munsi wa mbere kandi bari bagiye gukora amasuku mu mashuri, ntabwo bari kwiga ku munsi wa mbere. Ubwo ukuntu byaje kuba bigenda, mu gihe umuyobozi akijya ku murongo ari kubaha amabwiriza, bahise bafunga igipangu nyine, bafunga geti kugira ngo babashe kumenya abana bakerewe ndetse babashe kubahana. Ariko aho hantu muri Bugesera ngo ntabwo aribwo bwa mbere hari haje ingwe, ngo dore ko nyine iryo shuri ngo ryegereye ikigunda kandi ko nyine bahakuye abantu bari bahatuye iruhande rw'iryo shuri, bajya kubimurira ahantu bakwiye kuba haba abantu kugira ngo birinde bajye ahantu nyine hagera amashanyarazi ndetse bajye ahantu hagera ibikorwa remezo. Rero iryo shuri rimeze nk'aho ryari riri ahantu ha ryonyine, rimeze nyine nk'aho ahantu ryari riri ari nk'ikigo kiri ryonyine, kuko n'abo banyeshuri bamaze iminsi nyine badahari kugira ngo babashe kuba barikorera ikintu kijyanye n'isuku, noneho bakore umuganda hirya no hino kugira ngo nyine wenda barebe ko n'ibyo bigunda biturukamo izo ngwe byaba bifite isuku, nyine batemaguye ibintu byose. Ubwo nyine ubuyobozi nk'ibisanzwe bwo ntabwo bwari bwabwiye abana ngo bahite bakora isuku mbere, kuko nibwo bari bakihagera ndetse ntabwo bari kuhagera muri icyo gitondo ngo bahite bakora isuku babashe kumenya ko hari ingwe yabwaguriyemo. Ibintu ukuntu byaje kuba byagenda nuko nyine iyo ngo yaje imaze kuza, noneho ihera inyuma ya geti kubera ko geti yari ifunze, ariko hari abana bamwe bari bafungiranye inyuma ya geti bategereje kwinjira. Ndetse abo bana nk'uko mubibona nyine kubona ku mashusho, nubwo ari twakoresheje, ariko abo bana bategereje kwinjira muri iyo geti nyine kugira ngo amasomo atangire, ariko bari bakerewe. Niyo mpamvu bari bategerereje hanze, bari kumanza guhanwa, noneho bakabasha kuba binjira muri geti nyine amasomo agatangira. Iyo ngwe rero yabasanze hanze, imaze kubasanga hanze, ukuntu byaje kuba bigenda, abana bose bari bari hanze ya geti basunitse geti, kubera ko nyine n'undi geti ntabwo yari ifunze neza, n'undi geti yari yayetseho, bari hanze ku buryo bw'itegeko nyine, ariko ntabwo geti yari ifunze n'ingufuri. Bari bategereje ko umuyobozi aza akabahana cyangwa nyine akababarira, noneho bakabasha kuba bakwinjira. Ubwo ukuntu byaje guhita bigenda nuko iyi geti babana nyine abari bari imbere, ab'inyuma babonye ingwe, bamaze kubona ingwe noneho batabaza babyiga ab'imbere. Mu kubyiga ab'imbere nyine abandi barirukanka baratatana, noneho ariko babandi b'imbere begeye geti barayisunika ndetse binjira muri geti, binjira utyo. Ariko ukuntu icyo kigo cyubatse nyine, abari ku murongo hari ukuntu baba bari hasi, ariko uri kwinjira mu gipangu, uri kwinjira mu kigo, abantu bose baba bari kukubona. Noneho aba bana bose binjiye, bamaze kwinjira, ubwo umuyobozi yari ari kuvuga ijambo, umuyobozi yari ari imbere ari kuvuga ijambo, noneho abona abari kubwira ijambo abanyeshuri, abona ntabwo bamwitayeho ndetse bari kwabira cyane, bari gukoma amashyi nyine. Urabazi abanyeshuri babo gituntu nk'utwo babatunguye. Noneho mu kuvuga nyine akabona ntabwo bamwitayeho, akabona baratunguwe, bari kureba inyuma ye nyine ibintu biri kuba.
bari kureba abo bana ukuntu ari benshi, nyine uyu muyobozi yahise abwira abarimu bake bari bahari, ahita ababwira ngo batangure abo bana, ngo batinjira, ngo bapfukamishe ngo aho imbere nyine, ngo ubwo binjiye ngo ku buryo ngo butemewe, ndetse ngo basuzuguye, ngo bagomba kuba bahanwa bya bindi by'abayobozi nyine. Ubwo ntabwo yaramenye icyo nyine abo bana bakoze, ndetse ntabwo yaramenye impamvu nyine baje, we yagize ngo ni ukuza kwiruka gusa mu buryo bw'agasuzuguro. Ariko abo bana bari bagize ubwoba, ubwo bahise bapfukamisha, bakimara kubapfukamisha ukuntu byaje kuba bigenda nuko nyine uyu muyobozi bahise bagira nyine abarimu bari bamaze gupfukamisha abo banyeshuri ndetse n'abaduwaye, bahise bavuga mupfukame kuko ariko master yatanze itegeko. Noneho nyuma yo gupfukama nyine ubwo bahise babwira nyine ubwo abari imbere bahise bavuga ngo ingwe iraje ndetse nk'ishaka kuturya nyine. Ubwo abarimu nyine ntabwo babyemeye, ndetse nabo baduwaye ntabwo babyemeye, ariko nyine bahise babibona, bahita babona ko koko ingwe ije, ndetse ingwe ntabwo yaje hari uwo ishaka kurya, kandi ntabwo yaje cyane, yaje ikintu ushaka gukora ari kimwe gusa, ikintu ushaka nyine iri kwigendera gusa. Ingwe ifite amahoro muri make, nta kintu itwaye. Mu kuza na wa muyobozi nyine wabwiraga abana ngo bapfukame, yabonye n'abarimu ndetse n'ababana bahagurutse birutse, ahita atekereza ko nyine hari ikintu gikomeye kigomba kuba kibaye. Mu gihe abanyeshuri birutse bonyine, none n'abarimu bakaba birutse, uyu muyobozi yahise akeka ikintu, ndetse nawe ahita yiruka aza kureba ikibaye ndetse n'ikintu kije, kuko we yari abiteye umugongo nyine, byabasaga nkaho bibera inyuma ye. Abari imbere ye bari kubibona, ariko atari kubibona ko ahantu yari ahagaze. Nawe akibona ko ari ingwe, ngo yahise yiruka cyane. Noneho amaze kwiruka cyane, ahita yinjira mu modoka ye nyine, kugira ngo ayigonge cyangwa avuze amahoni cyane ayitere ubwoba. Yahise yinjira mu modoka mu buryo nyine bwo kutabara, twabonye abanyeshuri nyine bose ingwe ishaka kubarya, abantu bagera mu 1000 ntabwo bose babasha guhunga, ndetse bose nibahunga bari gukomereka nyine bamwe. Ubwo ikintu yahise akora, asigaye yinjira mu modoka kugira ngo iyo ngwe abashe kuyisatira, ayivugirize ihoni yiruke. Kandi iyo ngwe mu by'ukuri yari imeze nkaho yavunitse, yari iri kugenda gake gake, nta muntu yanduranyije nawe, ndetse nta n'umuntu ikozeho. Ariko nyine yayisatiye, amera nkaho ayigonze, ariko ntiyayigonga, avugije ihoni. Iyo ngwe noneho ihita imera nk'umusazi, ihita isara. Mu gusara rero niko kwirukanka ku bantu bose nyine, ikajya irurukanka ku muntu umwe, bigiye kumugeraho ikabona undi nawe ikamwirukankaho, bigiye kumugeraho ikabona undi nawe ikamwirukankaho. Ariko iyo ngwe nyine nimba ari Imana yabarinze, niba ari igihe kitari cyageze sinzi, ariko ubwo nibyo, kuko iyo ngwe nta umuntu n'umwe yigeze ikomeretsa, ahubwo hari umwana wirukanse imwirukaho. Noneho uwo mwana ata akagurude, akagurude karafunguka, noneho amatara ameneka. Iyo ngwe ihita irigata ayo mata, imaze kurigata ayo mata, ubwo nyine niko n'abana bahungaga, niko Imana nyine bwabafashaga bagahunga. Iyo ngwe imaze kurigata ayo mata nyine yaramenetse muri ako kagurude. Ikintu cyaje kuba kibaho ni kimwe gusa, nyine nuko iyo ngwe imaze kurigata ayo mata, yahise yigira ahantu ku gikoni inyuma aho batekera, kuko nta muntu n'umwe uzi nyine icyo yakozeyo, kuko nyine abantu bose bari birutse. Ngo yagiye ku gikoni, noneho ngo iza itamiye akana kayo nyine. Ubwo nicyo kigo yakinjiyemo, ari uko akana kayo kajemo. Ubwo nimba hari nijoro ahari kakajyamo situbizi, ariko nyine nuko iyo ngo yinjiye mu kigo igasohoka igafite, ndetse ntabwo yongeye kunyura kuri gate, yanyuze ahantu nyine, yanyuze ahantu inyuma y'ikigo, ukuntu ahantu hari igitari aba ariho inyura. Ababibonye rero bari mu murima izo saha, bavuze ko yasohokanye n'akana kayo. Ikintu cyaje kuba nyine, ubwo bakimara kubibwira ubuyobozi bwahise buzana bashinzwe inyamaswa mu gihugu, bahita bagota iyo ngwe, bayitera imiti isinziza, barayijyana. Ariko basanze hari n'ikigabo cyayo
icyo kigabo cyabo cyanga ko bagifata, barakirasa barakica. Bana nanjye muri izi nkuru zibera hirya no hino zitangaje utabona ku yandi macano, ndetse utabona no ku zindi televiziyo zarizo zose. Inkuru zishwe zose turazicukumbura tukazizana kuri iyi channel. Kora subscribe kugira ngo utazacikwa n'inkuru y'ubutaha.